Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe bana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary, haba imyidagaduro, siporo, politike ndetse n'andi makuru aba agiye atandukanye ari kugarukaho cyane muri sosiyete. Hari umubyeyi w'umunyamahirwe adasanzwe wabyariye mu modoka y'abagenzi ubwo yari ari ku rugendo, akaba yabyaye umwana w'umuhungu. Mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba, umubyeyi ari kumwe n'abandi bagenzi mu modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange yafashwe n'ibise mu buryo butunguranye, ahita abyara umwana w'umuhungu. Uyu mubyeyi yafashwe n'ibise ubwo imodoka yo mu bwoko bwa Coaster itwara abantu mu buryo bwa rusange yavaga mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo yerekeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo iyi modoka yagendaga abagenzi bageze ahitwa Kazebe mu murenge wa Ngororero mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba, abagenzi bagiye babona uyu mugore atangiye gutaka, bamubaza icyo abaye, nuko bamenya ko agiye kubyara. Umwe mu bakozi ba kampani itwara abantu mu buryo bwa rusange ya Virunga yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko bakimara kumenya ko uyu mubyeyi agiye ari gufatwa n'ibise, bahise batabaza bahamagara imbangukiragutabara kugira ngo ize imutware imujyane kwa muganga. Gusa ku bw'amahirwe bahita bakubitana n'imbangukiragutabara yavaga mu karere ka Rubavu yerekeza mu karere ka Muhanga, barayihagarika. Iyi mbangukiragutabara icyagera bahise basaba ko abagenzi bose bari mu modoka bavamo, ubundi umuganga yinjira mu modoka ahita abyaza uno mugore, akaba yabyaye umwana w'umuhungu ku isaha y'isaa sita n'igice z'igicamunsi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2025. Umwe mu bakozi ba kampani ya Virunga itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yavuze ko uyu mugore yabyaye yakatishije itike yo kujya mu murenge wa Bigogwe. Gusa umwirondoro w'umubyeyi we ntibabashije kuba wamenyekana kuko iki kibazo kikimara kuba ari bwa ambulance y'ibitaro bya Muhororo ari bwo yahitaga ihagera. N'aya makuru nari nkuzaniye akabwira ngo ibihe byiza nibyo ugomba kumenya ko aribyo tukwifuriza. Kora subscribe niba rugambiriza kuri Initalk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.